السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. bavana ibyo tumaze kwifuriza amahoro n'imuhe n'imigisha by'Imana bibabeho. Dusoje dushimira Allah subhanahu wa ta'ala, tunasabira intumwa amahoro n'imigisha. Muvandimwe mu Islamu cyangwa se bavandimwe ba Islamu, imani iriyongera ikanagabanyuka. Byaba byarakubayeho? Ese waba waratangiye kubura isoni ugatangira gukora ibikorwa bibi utari usanzwe ukora? Waba ufite ubunebwe bwo gukora ibikorwa byiza? Niba hari ibyo byose bikubaho, tugufitiye umuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati, ibyo nibiramuka bikubayeho ujye usoma dua uvuga ati: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla fa ahsin fi umurina kulliha la hawla wala quwwata illa billah. Bisobanuye ngo Mana nta byoroha uretse ibyo wowe woroheje, kandi mu gihe cy'agahinda nozana ibyishimo. Mana tunganya ubuzima bwacu bwose bworohe, tureke kuba mu buzima bukomeye bubabaje. Mu by'ukuri nta mbaraga nta n'ubushobozi uretse ibyawe Mana. Iyi dua izagufasha. Niba ari kiyamu layila wakoraga uzatangira kuyikora, iswala utakoraga uzatangira kuzikora, wowe hoza iyi dua izagufasha.